bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebera hamwe ubuzima bwa Mark Zuckerberg, uburyo yahereye hasi akagera kure binyuze mu gukora cyane no kutava ku izima. Iki ni ikiganiro agasobanuye motivation mukurikire hano kuri Mukire Entertainment. Njye ukikugezaho nitwa Mr. Sam. Mark Zuckerberg ubu ni CEO w'ikigo bita Meta Platform kigenzura imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, Instagram, WhatsApp n'izindi zinyuranye. Uyu munsi reka turebera hamwe uyu mugabo wagishinze, ubuzima bwe, amateka ye ndetse n'inama agira urubyiruko rw'uyu munsi. Yes, njye nitwa Mr. Sam, bahaye ikaze. Mark Zuckerberg was born in New York. Bari kutubwira ko Mark Zuckerberg yavukiye mu mujyi wa New York in United States of America, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mark Zuckerberg is a computer programmer. Uyu mugabo yubaka porogaramu za mudasobwa and internet developer. Akaba n'umushoramari ndetse akaba akora n'ibintu bijyanye no kongera ikoranabuhanga rya internet and internet entrepreneur. Akaba ari n'umushoramari mu bijyanye na internet. Uyu mugabo is co-founder of Facebook. Uyu mugabo niwe washinze ikigo cya Facebook. Now he is known as Meta Platform. Ubu ngubu icyo kigo akaba aricyo bita Meta Platform, bitewe n'uko gisigaye kimumbiyemo izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. He is also co-CEO and CEO of Meta. Akaba ari nawe CEO w'ikigo noneho cyitwa Meta kibumbiyemo ibyo bigo byose bya Meta Platform na za Facebook na za Instagram. Ibyo byose niwe ubiyoboye. And his motivational word to inspire the people. Uyu munsi reka turebera hamwe amagambo y'inama agira urubyiruko ndetse n'uburyo ibintu yabikoze neza cyane akava hasi akagera kure binyuze mu gukora cyane no kutava ku izima. Narangije kuba ikaze hano kuri Mukire Entertainment. Yearly life and education of Mark Zuckerberg. Ubuzima bwa Mark Zuckerberg akiri muto ndetse n'ibijyanye n'amashuri ku buzima bw'iki cyamamare Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg was born in 1984, mu 1984 avukira i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mugabo akiri muto at yearly he was computer likers. Uyu mugabo ngo akiri umwana muto yakundaga computer cyane, dore ko ari ikoranabuhanga ryari riri kwaduka mu myaka y'icyo gihe. Attend a Harvard University where he developed Facebook in 2024. Uyu mugabo yagiye kwiga muri Harvard, muri kaminuza ya Harvard muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yatangiye gushinga ikigo cya Facebook mu 2004. Mark Zuckerberg launched Facebook as a student project. Uyu mugabo muri iyo myaka nibwo yazironshinze Facebook, cyangwa se yatangije ikigo akita Facebook ku mugaragaro, and he quit gain popularity across Harvard campus and then nationally. Iki kigo yari amaze gutangiza, cyangwa se urubuga yari amaze gutangiza rwitwa Facebook, ngo rwahise rutangira gukwirakwira vuba cyane muri kaminuza ya Harvard ndetse no mu gihugu cyose muri leta zunze ubumwe za Amerika. Batangira gukunda urubuga rwari rumaze kubakwa n'uyu mwana muto cyane wigaga Harvard muri leta zunze ubumwe za Amerika. Business and philanthropy, mu bijyanye na business. Uyu mugabo akimara gushinga urubuga rwa Facebook, he dropped out of Harvard University to focus on Facebook. Ese ava muri kaminuza, no kuvuga ngo amaze gushinga Facebook yahise areka ishuri, aravuga ati iby'ishuri ndabiritse, reka njye kwikurikiranira urubuga maze gushinga rwa Facebook, which grow into global phenomena. Zuckerberg and spent large portion on his Meta stock to philanthropic cause. Uyu mugabo akimara gusohoka muri Harvard University yagiye gushinga urubuga rwa Facebook, atangira kurudevelopa, ararutunganya neza cyane, ndetse yatangiye gutekereza ko ari urubuga rugomba kuba international, ukaba urubuga mpuzamahanga mu buryo budasanzwe. Meta. In 2021, Zuckerberg rebranded Facebook as Meta, shifting company to focus on metaverse. Bigeze muri 2021 ejo bundi nibwo Mark Zuckerberg izina rya Facebook yaryongeyeho Meta mu buryo bwo kwagura imikorere y'ikigo cye, kuko yashakaga kucyita Metaverse, ikigo gikora ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rw'isanzure. Metaverse. Motivational word and insight of Mark Zuckerberg. Uyu mugabo turebera hamwe inama agira urubyiruko n'abandi bantu bose muri rusange dukwiriye kwigira ku buzima bw'uyu mugabo, ndetse akaba ari n'umwe mu bahirwe 5 ba mbere ku isi ubu tuvugana nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes magazine. Mark Zuckerberg: move fast and break things. Genda iruka cyane, kora cyane kandi ugende vuba cyane.
isi ntabwo izigera igutegereza mu gihe utakaza igihe cyawe mu bintu ujyamo bidafite akamaro. Move fast. This quote quoting principle of Zuckerberg and Meta, emphasizing in it constant innovation and willingness to experiment even if means that making this mistake. Yes, komeza ukore kandi wiruke cyane, utekereze neza, uhanga udushya kandi ntukite ku bintu by'amakosa cyane, kuko n'ubundi kuba perfect cyane ntabwo ari byo bizatuma ukora ibintu neza, kuko hari udukosa ugomba guhenda wirengagiza ubundi gakomeza ugahatana mu buzima bwawe. Uyu ni Mark Zuckerberg. Move fast. Icya kabiri, biggest risk is not taking any risk. Ikibazo gikomeye cyane mu buzima ni ugukwepa aho uhurira n'ikibazo. Icyo nicyo kibazo gikomeye wakwiriye guhangana nacyo. Niba wumva ko nta hantu ukwiriye guhurira n'ikibazo, ukwiriye gukwepa ikibazo, icyo ngo nicyo kibazo gikomeye cyane kuri Mark Zuckerberg. Zuckerberg believe that stagnation is a recipe of or fail and encourages. Mark Zuckerberg yizera ko kuba watsindwa cyangwa se kuba wakora ibintu ntibigende neza aricyo kintu cyakabaye kigutera imbaraga zo kuba wakongera gukora, ndetse ko kuba watsindwa bitavuze ko urugamba ruba rurangiye, uba ukuyemo isomo ubundi ubuzima bugakomeza. Niba ukora ibintu neza, ukomeza ubikore neza mu gihe bifitiye uburyo kandi ubikore vuba cyane, kuko isi iba iri ku muvuduko udasanzwe. Bivuze ko ukwiye guhanga udushya kandi ukadukura neza, ikintu ubona kiri kuguha inyungu nawe ukakibyaza umusaruro w'umurengera ku rwego rudasanzwe. Uyu ni Mark Zuckerberg. Find that things you are super passionate about it. Shaka cya kintu uzakora neza cyane ukakinoza kurusha abandi bose. Wikugira gukora ibintu byinshi cyane utazanoza ku rwego mpuzamahanga. Shaka ikintu kimwe ugikore neza, ukinoze ku rwego rudasanzwe, ukinoze ku rwego mpuzamahanga. Uyu ni Mark Zuckerberg. Found that things you are super passionate about it. Ikintu ukunda kandi uzakora neza cyane. Iki ni ikintu kimwe mu byamufashije, kuko nawe yabonye ibintu by'ikoranabuhanga abikunda cyane. Nyuma yo gutangiza urubuga rwa Facebook, abona ko ari cyo kintu akwiriye gushyiraho imbaraga ze zose, kuko yaje guhita arika n'ishuri ndetse atangira kujya kwita ku rubuga rwe nkoranyambaga. Byaje kumubyarira n'umusaruro, kuko ubu ngubu ni umwe mu mahirwe bakomeye cyane isi itunze kuri uyu munsi. Mark Zuckerberg, izi ni inama ze zidasanzwe. Ese inama yagufashije ni iyi? Uyitwandikire muri comment. Njye nitwa Mr Sam, hano ni kuri Mukire Entertainment. Twavuze ku bindi byamamare bitandukanye, haba muri sinema, mu bukungu, muri politike. Ibyo byose musanzwe mubikurikira hano kuri Mukire Entertainment. N'ibindi biganiro byinshi cyane mugiye kujya mubibona umunsi ku wundi. Icyo usabwa ni ukuba warakoze subscribe, ugakanda like, ukaduha igitekerezo, ubundi wajya ukurikira ikiganiro kugeza kirangiye, kugira ngo ubashe kumva amasomo y'ubuzima aba bakire baba batubwira, kugira ngo natwe turebe ibintu byinshi twabigiraho. Yes, uyu munsi twareberaga hamwe Mark Zuckerberg, CEO of Meta cyangwa se Meta platform. Ni umugabo udasanzwe. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Mr Sam. Ikindi kibazo cyose wagira watwandikira muri comment.